ariko Chiristiano ni urenze hari utabizi se. Reka uzi Messi barondora abitse. Reka uza ba followers Chiristiano afite kuri Instagram. Wakibwa ntago wemera yuko Chiristiano ari warenze. Ahubwo se ushaka ibintu by'imirwano mwemeze ko Messi ari warenze. Baduha umupira tujye mu kibuga nkwereka. Wakibwa ntago wemera yuko Messi ari warenze. Barondora 8 zose. Rese we ntago wemera ko Chiristiano ari warenze mbikumvisha n'ingumi. Mbabyaye ikinyahuko njye ntago ushobora kwemera umuntu asebeza Messi midi hano. Nanjye sishobora kwemera umuntu usebeza Chiristiano ndi hano. Karyumbu wabimenye? Namenye ibyo utambwiye se. Sha ejo wundi rero noneho tujye gusura muri parike. Noneho tujye twumva umugayidi adutera inkuru ngo muri iyi parike ngo turwaje inzoka zirwaye izindi nzoka. Kagira inkuru rero kuko nari mbikubwiye umugayidi adutera inkuru sha ngo muri iyi parike ngo dufite inzoka 10 ngo zirwaye izindi nzoka. Inzoka zirwaye izindi nzoka? Wapi wowe inzoka zirwaye inzoka? Ariko giye ibintu ushaka kumbwira ntabwo ndabyumva. Wakibwa nawe cyo ndi kuvuga n'icyongereza cyangwa igifaransa. Inzoka zirwaye izindi nzoka natwe baradusobanuriye byabanjije kutucanga. None si byo ushatse kuvuga ngo inzoka zikarwara inzoka? Icyo nashakaga kukubwira ni nk'uko umuntu arwara inzoka noneho inzoka nazo zarwaye izindi nzoka. Ese ubwo byo birashoboka? Byarashobotse muri parike cyane y'Akagera. Noneho twajya kumva umugayidi ngo hano dufite inzoka 10 zirwaye izindi nzoka. Noneho ikirenza tujya kumva twumva aratubwiye ngo ngiye gushaka imiti ivura inzoka. Tukibaza nibazaga yuko ubwonko bwanyu bwacuramye nkuko nanjye ubwanjye ndi kumva bwacuramye ndumva ibyo bintu bidashoboka. Kwibazaga ngo uwo mugayidi naho iyo miti iyo nzoka yica inzoka ubwo ivura inzoka iyo nzoka yo nizahita ipfa. Ibi bintu birimo amayobera. Ubwo suransubije oya ndambeye wambarije se ubundi icyo nangira kuganira n'ibintu wagira ngo bifite ubwonko nk'ubw'ihene. Ahubwo reka nkwibarize wambwiye ko izo nzoka zirwaye izindi nzoka. Izo nzoka zirwaye izindi nzoka nazo zishobora kurwara izindi nzoka? Ikibazo kirimo amayobera matagatifu umugani wa padiri muri kiliziya. Ibyo ngibyo tube tubisubitse tuzabigarukaho ubutaha. Ibibazo washakaga kumbaza n'ibyarangiye ngaho mva mu maso. Karyungu njye hari ibindi bintu njya nibaza. Ibyo bintu namara kubyibaza mwibaza bibaye ko ari byo bintu byaba bimbabaje mu buzima bwanjye bwose. Umva se kandi ibibazo byawe bitarangira ngaho mbwira vuba. Ikintu cya mbere nibaza cyambabaza mu buzima bwanjye kibaye ngo kujya kumva ngo Imana yitabye Imana. Uyu ni we George Baneti bavuze ubwo rumva ibyo bintu byabaho. Wowe nakumvishije ikibazo ushobora kuba utacyumvishije neza. Ni ukuvuga ngo Imana yapfuye ubwo twavuga yuko Imana yitabye Imana. Ubwo se urumva iyo Mana ipfuye wowe waba twabaho neza rwose cyane. Urumva kunywa inzoga natangira kujya nywa inzoga ubundi batubuzaga ngo Imana iraguhana umugore mwiza najya mutahira ubwo abapfakazi nta kibazo bazongera kugira kunywa itabi nahita ndijyaho. Urumva ibintu byose byahita twahita twigenga muri iyi si. Urumva nta kintu none tutajya tugira abana twajya dufata ku ngufu. Urumva ibintu byose bibaho biryoshye batubujije twahita tubikomeza. Imana iramutse ipfuye ubwo Satani yabatsinze yahita gutwara. Kimveho nge nitinyira Satani ubwo se Satani buriya naryana. Ahubwo reka nkubwire ikindi kintu cya kabiri cyakubabaza ni nko kujya kumva kuri radio batanze itangazo ngo kubera umurimo wo kwagura umudaya ngunda ngo ateganyijwe ibura ry'ibiryo mu burere bwose 30 bw'igihugu bwose. Karyungu icyo gihe naba napfuye rwose nashize kare. Gusa urabona icyo gifu cyawe kingana nk'umutiba w'inzuki kitazaguta ku gase umuntu urya ukarya n'ibiryo by'umwana. Ariko aho ngaho urambeshye wenda ku biryo by'umwana ntago njya mbirya ariko amata yo ndayanywa y'umwana. Aha Karyungu uranyibukije ejo bundi madame byankore nibibaho nimba yarazi yuko nkunda amata nkunda kunywa amata y'umwana yarifashe noneho yikama amashushu nimba y'amashushu n'amashereka noneho ayashyire mu kintu noneho ngende nyafate nyanywe nzi yuko ari amata nahise nduka. N'ubu wari ukiruka ngaho komeza uruke biragaragara neza ko ibyo wahereye karumbwira wari uri kuruka usibe kunduka. Karyungu nubwo uri ushaka kunkubita ibintu ndi kukubwira ni ukuri byabayeho ahubwo tudatinze mu magambo reka nkubwire ikindi kintu noneho cyanshimisha mu buzima kibayeho. Rugotwa numva giye kumva ngo Satani yitabye Imana. Ibibazo 5 byose wambwiye nkaburamo n'ikibazo n'iki kizima wajyaga umbwira inkuru nzima ariko izuyu munsi zo wagira ngo wazandukuye ku bipapuro by'abana bo muri gardienne. Nakubeshye ibi bintu nabirose ndyamye. Kuryama muri magoma ikagutwika isura we ni Imana gutumye ngo uzubindukire. Kuba ifite isura imeze nk'igifenesi nanjye sinabitinda ahubwo dukomeze n'ibindi bintu ngiye kukubwira. Iri buye n'uyu mushito ndaza kubyifashisha mu kanya ngaho komeza umbwira. Ibindi bintu ngiye kukubwira ni akarengane k'aba content creator bo mu Rwanda bakorerwa. Ubwo karengane se bakikorera ku mutwe bakagashobora? Nako bakorerwa ntago ari ako babakorera. Noneho Bruce Melody subizi yuko yakoranye indirimbo na Diamond. Ndabizi cyane kuko nari
amashusho y'ira video yarabahenze cyane, yaraje ayaprodinga kuri channel n'ishusho rye ryamuhenze. Yego sha, iyo ndirimbo yaprodinze icyambabaje ni kimwe, duka amafaranga yicurujemo ataguhaye. yari yaprodinze igeze kuri channel ibikubise miliyoni iminsi 5 bihagaze aho ngaho ngo ba miliyoni birayujuje rwose. iyo ndirimbo yarebwe na miliyoni pe, ariko icyambabaje nuko ngo agiye kureba ngasanga bakoze subscribe shango na abantu 50. yararebwe na miliyoni subscribe 50. ibyo se birashoboka? Ibyo ntibinahagije, uburyo yihirinze agasaba korabo Diamond, nari nzi yuko mu cyumweru kimwe izaba yakubise nka miliyoni 15. kandi sha Bruce Melody niwe muhanzi dufata nk'uwa mbere mu Rwanda. Jewe ibyo mbifata nk'umutima mubi w'abanyarwanda, koko umuhanzi akihiringa akagenda akakorabo nk'iri iremereye, abakoze subscribe kuri iyo miliyoni bakaba 50 bonyine. kandi ubwo ibyo byarakubabaje? Byarambabaje cyane nyine. wahombye iki? Ega Bruce Melody yarebwe akinjiza amafaranga yishyura n'imisoro, akishyura n'imisoro, iyo misoro ikubaka n'imihanda. noneho ugasanga nka Burna Boy w'umunyanigeria akoze indirimbo mu cyumweru kimwe ikaba ikubise miliyoni 15 sha, kandi utanakoresheje n'ishusho rirenze. ubwo ugasanga umunyarwanda nkaho yarebye indirimbo ya Bruce Melody ngamuhe subscribe, ugasanga subscribe arayimwimye ayihaye Burna Boy w'umunyanigeria atazanabona. ariko ibyo bintu mba numva ari nk'ubukoroni. Nigeria se yakoroneje u Rwanda. ubukoroni mvuga ni nk'ubwo mu bwonko, ugasanga umunyarwanda nawe yagakunze ibyo dukora agakunda ibyo mu mahanga. Ego rwose karyungu kuva kare nibyo nashakaga kukubwira, abanyarwanda nkaho bakunze ibintu byacu kugira ngo bitere imbere bakajya gukunda ibyo mu mahanga. yego rwose abanyarwanda bagomba gukunda ibintu byacu n'abanyamahanga kugira ngo bakunde ibyacu. Nose karyungu iyi nkovu usuyireba? iyo rwose ku kaboko yo ndayizi, wagira ngo bagutemye wagiye kwiba. wahora n'iki ko natemwe n'abafana nagiye gukiza bari kurwana, umwe n'umufana wa Chiristiano ngo ndi ngo n'uwa Messi. urabakiza koko? ngumwe Chiristiano ngo niwe urenze, ngo ndi ngo Messi ngo niwe urenze, ariko ibyo bintu mbifata nk'ubukoroni. Icyambere Chiristiano ntawo bazi na Messi ntawo bazi, ariko Chiristiano niwe urenze, hari utabizi se? reka uzi Messi Ballon d'Or abitse? reka kuza abafollowers Chiristiano afite kuri Instagram. wakibwaye ntabwo wemerewe yuko Chiristiano ari warenze, ahubwo se ushaka ibintu by'imirwano mwemeze ko Messi ari warenze? baduha umupira tujye mu kibuga nkwereka. wakibwaye ntabwo wemerewe yuko Messi ari warenze Ballon d'Or 8 zose? nose we ntabwo wemera ko Chiristiano ari warenze? mbikumvisha n'ingumi mbabyaye ikinyahuko, njye ntabwo nshobora kwemera umuntu asebeza Messi ndi hano. nanjye sinshobora kwemera umuntu usebeza Chiristiano ndi hano. njye Messi ni urenze, Chiristiano nanjye ni urenze, Messi ni urenze, Chiristiano nanjye ni urenze. ndakwica njyewe, ahubwo ndakukuramo amaso, genda kwica njye nawe. undi munsi ntuzamenyere. ntuzamenyere wa murese uzapfucyo. sha toxic upfuye nk'imbwa.